icyo gikoma bakita jakaritani cyo kirimo shokora kirimo breba sucre vanilla pilipili manga amagi n'amata icyo gikoma ikosa bakoze uko bakisi igikoma abundi uryoye gifite agarubwa igikoma ndakubwiye ngo iyo ukinyweye ukajya hara kwa nyina numa bakagupima sida nago bayibona amahoro bantu banjye nanone ubu ngubu turi mu marangi nje gutembera mu marangi ndashaka kubanza kubereka ukuntu gahunda yo mu marangi imeze ariko hari izuba riteye ubwoba mu marangi ngo ni ahantu heza ngo hari igikoma giteye ubwoba ngiye kubatembereza mu marangi murebe ukuntu ibintu bimeze niko ubu twagiye nta kibazo ubu ngubu turi mu Biryogo harya si muri mu Biryogo mu marangi ubu nageze mu marangi hano hantu haba ibintu byinshi cyane ariko cyane cyane ikintu cyanyumbije ni igikoma ngo ari abagabo abagabo basiganwa baza kunywa igikoma mpuye n'umujene ugitanga ndashaka ko ambwira se igikoma mbese hano muri mu marangi bite byabo mu marangi ubundi byatangiye ari zone y'ipilao biza kurangira ibaye zone y'igikoma haratanga no si igikoma gituma abantu bose basiganwa baza ku kibazo kirimo icyo gikoma ikosa bakoze no kuryita igikoma ubundi ni kajakaritani cyangwa se bakabyita nka heaven kajakaritani mu ruhe rurimi ni ukuvuga ngo kajakaritani ni ururimi rwacu icyo gikoma hazamo shokora breba hakazamo sucre vanilla ihirikira karafu amata y'ifu ni ukuvuga ngo ni ibintu bigenda byigarukamo kabisa igikoma noneho ikosa bakora bagishyira mu gikoma ukajyana n'akajage ukajyaho n'akajage no se bro kuma igikoma kandi ari njye nyine yego ugasanga nyine igikoma bagishyize mu gikombe kimwe kingana nk'akajage kabisa uranywa ukati mu gitondo azana n'umuryango ubundi ubushakashatsi bwagaragaje ko icyo gikoma iyo kinyweye igitondo byikuzana famiye hano none se hari ahantu numvise niba ari Rwamagana niba ari he urubyiruko rukubita ngo abagabo banywa igikoma ubwo urwo rubyiruko rugeze hano ntirwahitana abagabo benshi impamvu rubakubita nuko batazi ngo ni ibiki we igikoma regari ibikoma bitandukanye nk'iki cya hano gitandukanye n'ibindi byose nabayo kandi ubwahise nanywaga igikoma ariko ubu nanyweye igikoma nabwo nakora akazi ndavano nkinyoye icyo gikoma cyo bakiguye kabisa ntabwo byemere unywa kimwe ukiyongeza ikindi yego hari abagabo inzoga bazivuyeho neza baza bakinywera agakoma bakaganira bagataha uryo sero bavuga ngo umugabo utanyweye igikoma ajya mu bandi none ntabwo akimeye igikomye ahubwo ntajya mu bandi najya mu bandi ndumva bitangaje icyo gikoma ikosa bakoze kuryita igikoma aho byararangiye kugira ngo ubyemere noneho ko ibintu biri seriye yego umujama bita yaka yaravuze ngo iki gikoma yarakinywe yagiye kwa muganga kwipimisha sida barayibona uvugishije ukuri si ukukubeshya none se ushatse kuvuga ko kivura sida ni ukuvuga ngo na yaka yarabyivugiye uriya metero nzovu hari umujene hano tubwiye ngo birutera ikimana akanyabugabo ngo cyongera akanyabugabo ushatse kuvuga ko uyu mugabo akinyoye cyangwa umusore yakinyoye akanyabugabo karaza uriya nawe nicyo ategereje abasha gutera akabariro uvugishije ukuri nawe nicyo ubu nawe nicyo utegereje nanjye reka noneho ndava hano ariko nkinyoye uvugishije ukuri abahungu hano icyo gikoma ko numva ari hatari ngo metero nzovu yaravuze ngo yagiye kwivuza mu Buhinde ahandi hose akarara ati iki gikoma nta kimwe ukwezi ashaka kuzasumba His Excellency Imana y'u Rwanda bose byavuye Yesu numbaze niyo muri icyo gikoma habamo n'ingingo zindi zitsimbura bose ariko niko yivugiye yakaba babuze sida n'ibibazo ndagushimiye Imana asante boss niko wowe nk'umukobwa ahangaha ngo bimeze bite ukorera hano nawe mu marangi ukora iki se wowe ahangaha nawe uri gutanga igikoma nawe ukinywaho igihe abaki byaba kugogezwa njye kuko umugabo
igikoma ntabwo ubu bagize nk'abajura baza baje kudutera yabasha kumva. None si igikoma gitwara icy'abagabo? Anywa iki mugabo? Tubwire hangano tubwire ngo mugabo unyweye ngo igikoma ngo bigenda gute? Undi mugabo akwiye kunywa icyayi kuko hano hari abajene bambwiye ngo igikoma ntacyo gitwara. Abagabo ngo barakinywa nta kibazo. Nyine abantu babikunda bitandukanye ariko kuri njye mba numva igikoma ku bagabo wapi pe. Igikoma kigomba kunywa twebwe abana cyangwa umubyeyi wabyaye. Ariko abagabo ntago bagomba kunywa igikoma. Oya ntago bagikwiye kabisa. Bakireki babwiye ko bakihorere nimbona kinywa bakihorere. Uvugishije kuri kabisa. Ubwo ni bakireki. Ndagushimisha. Sasante. Ni fresh man. Mu marange hari abajeni baratangaje. Man ndagushimiye man. Mvuye n'abandi bajeni hano mu marange. Ariko ibintu bari kuvuga biratangaje. Ngo hari icyayi ngo gituma abakobwa batagira gute. Nukuvuga ngo ni icyayi cy'akanywanwatsi kivura amavi n'amavunane kikongera urukundo. Noneho tukagira n'utubrushete dukoreye marineri tudakura abakobwa amenyo. Na ji cocktail amokose barista va Dubai. Service tishimye ntago twishyuza. Abari sawa cyane. Ubwo muhaye umuntu ibintu batishimiye ntago mwishyuza. Imana y'u Rwanda muri babiri umwe ntago yishyura icyo kunywa. Bikagenda neza. Kandi nukuvuga ngo hano ngaha muri Wendy's restaurant abwa service guhera kuri restaurant kugera no mu rugo. Yego. Tugiramo chicken pilau, beef pilau, fish pilau, chicken biryani, Indian coconut fish stew, amadramastic chicken nugget, chicken quesadilla, pan tilapia fish. It's a traditional food from Rwanda. Yes. When you're coming to Wendy's Coffee, we don't make your coffee. We make your day. In Wendy's Coffee, no good service, no pay. None se hari abajene twahuye hararuguru ngo bambwira ku by'igikoma. Igikoma ngo cyahebuje abantu bose. Imana y'u Rwanda. Abagabo ngo Garafred. Abagabo basiganwa. Imana y'u Rwanda. Icyo gikoma bakita jakaritani. Cyo kirimo shokora, kirimo breba, secret vanilla, pilipili manga, amagi n'amata. Cyo gikoma ikosa bakoze uko bakisi igikoma. Abundi uryoye gifite. Agarubwa igikoma. Ndakubwiye ngo iyo ukinyweye ukajya harakwa nyina numa bakagupima sida ntago bayibona. Uko wanga icyo gikoma icyo ngicyo. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu ukinyweye adashobora kumara iminsi atarazana famille mu marangi. Wari original walayi garafe. Icyo ngicyo ukikinywa rwose ntago sida kwa nyina numa bayibona. Pilipili nanga uvuze ntabwo ari urusenda. Ntago pilipili manga ari urusenda, ni ikirungo kimeze nk'urusenda ariko ntago ari urusenda. Ni cy'abasiramu. Urumva hano tugira ibirungo amoko yose. Yego. Kuko duteka ibyayi 20 bitandukanye. Ibyo byayi biba bihari. Ziramo African tea irimo amata, umudarasine na karafu. Tukagiramo mukaru irimo tangawizi, karafu na jirijirayi. Tukagiramo TV. Ibyo byose ni ibirungo. Ibyo byose ni ibirungo. Ibyo byose n'amoko y'ibirungo. Icyayi cy'akanywanwati kivura amavi n'amavunane kikongera urukundo nacyo kiba gihari. Hano hantu ko ibintu bikagenda neza kabisa. Bamwita Mr Karyasi. Mr Karyasi. Urakoze cyane. Abari gahunda kabisa. Ariko muzi gusobanura kweli. Baragomba nkubeshya Garafred kuko nukuvuga ngo hano tugira ipila original imwe y'abazawa katikati mu marangi apana rwamara. Sheikh Hamduni hafi hariya ibintu bikagenda neza. Ni iki wabwira abantu se batazi mu marangi? Wallahi nukuvuga ngo wowe kigera mu marangi ikiza cyo mu marangi none ushobora gusohokana abantu 150 ariko facture ni gukange. Apova ahantu usohokana abantu bakagwipira yihenze kureza ikibanza cyo kuyirebera. Hani pilau ya kawaida imeze neza. Ira amafaranga 2000. Nk'ipilau yanyegeka igura ngahe? Imwe ya mama yake 5000. Ariko nukuvuga ngo bahita special pilau. Hano tugira ipilau amoko 5. We biterwa niyo ushaka. Niyo ushaka gutrayinga. Kuko urumva niba umuntu aza kurya ipilau kuva kwa mbere kugera kwa gatanu agaruka umucera barya rumwe. Oya uyu munsi uraza ukarya food isanzwe yi pilau ande rero ejo bundi wagaruka ukarya pilau ya kawaida, ejo bundi wagaruka twakubita biryani, ejo bundi wagaruka twakubita pilau ya mama yake, ejo bundi wagaruka twagwa pilau puchuri. Ibintu bikagenda neza. Hano na chapati hano ni kuri speciality ya chapati. Tugira chapati zirimo inkoko ayo babita marap ya marap. Tukagira chapati zirimo bruschette. Izo ni local traditional food from Amarangi. Tukagira chapati ya kawaida irimo amata n'amagiri isanzwe. Tukagira plantain chapati. Iyo ngiyo noneho ni prata chapati, ni chapati itarimo amavuta ku bantu babagabo nyine badakunda ibintu by'amavuta n'amasukari. Okay, mpereza aho kantu kampere no musaza ngo muri mucoma. Wallahi mucoma platini yahawe umudari kwa kineza mu marangi. Bamwita Mr Karyasi. Baramuzi mu marangi, baramuzi bose ibintu bikagenda neza. Niko. Yuko akubwira umuceri 1 ku 20 cy'umucoma.